Reka dukoreshe urugero rw'ihame rya taxi. Uburyo igihe gishobora kugira uruhare mu rukundo rwawe. Ese igihe icyo ari cyo cyose gifite akamaro mu rukundo? Hari igihe ushobora gukundana n'umuntu ariko ntabe yiteguye kugukunda byimbitse, hanyuma ukabona nyuma gato mutandukanye ashatse undi muntu. Ese ibyo biba byatewe n'uko mutari mukwiranye, cyangwa se biterwa n'uko igihe cyo kwiyemeza kuba mu rukundo kiba kitaragera? Ihame rya taxi cab theory ni imwe mu ntekerezo isobanura ibi, ariko rikaba rishobora kugira ingaruka zitandukanye ku myumvire y'abakundana. Ndabasuhuje kandi nyine mbahe ikaze hano kuri M250 TV mu kiganiro Ruganze. Tugiye kurebera hamwe uruhare rw'igihe mu gushimangira umubano wa nyawo. Ese ushobora kuba uri mu rukundo nyamara igihe cyawe kitaragera, cyangwa se ikintu kibe kitaragera? Ujye ugiye kubibagezaho. Duwineza Miss Ruganze Poetess. Bahaye ikaze. Gusobanukirwa ihame rya taxi. Iri hame rivuga ko abagabo bashaka gushyingirwa cyangwa kugira umubano ukomeye bitewe n'igihe aho kuba umuntu bari kumwe. Afton Turner, inzobere mu bijyanye n'imibanire, agira ati iyo umugabo yemeje gushaka biba bisa naho yacanye itara rya taxi ye, ashatse kuvuga ko ari ku isoko kandi yiteguye kwinjiza uwo ahuye nawe. Ibi bivuze ko umugabo ashobora kuba atiteguye kwiyemeza igihe uri kumwe nawe, ariko nyuma gato agahura n'undi mugore akamwimariramo. Iyi teori ivuga ko atari uko wabanaga nawe atari mwiza, ahubwo ko kitari igihe cye cyo gufata umwanzuro. Icyakora iyi teori igira inenge nyinshi kuko itanga ishusho y'uko abagabo ari bo bonyine bafata imyanzuro ku rukundo, bigatera kwibaza aho abagore bahagaze mu gufata ibyemezo ku mubano wabo. Iri hame rishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane ku bagore bashobora kwibaza niba abakunzi babo babahitamo kubera uburanga n'imyitwarire, cyangwa niba ari uko aribo baba bahari igihe cyo kwiyemeza kigeze. Abagabo nabo bashobora kwibaza niba barahisemo neza cyangwa niba ari igihe cyabaye cya nyacyo gusa. Abemera iyi teori batanga inama yo kutigereranya n'abandi mu rukundo. Bati ntugereranye urugendo rwawe n'urwa bagenzi bawe cyangwa ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga, buri muntu afite inzira ye yihariye. Ibibazo n'imbogamizi z'iyi teori. Iya mbere ni isesengura ribogama. Iyi teori iroroshye cyane, ntiha agaciro ko abantu bakundana bihereye ku marangamutima n'imibanire y'ukuri. Iya kabiri ni iyimakaza igitekerezo cy'uko abagabo ari bo bifatira imyanzuro ku rukundo. Ibi bishobora kuganisha ku mitekerereze y'uko abagore batagira uruhare mu kwihitiramo abo bakundana. Iya gatatu ni ihurizo ry'uburinganire. Iyi teori ntivuga ku bagore nabo bashobora guhitamo urukundo bitewe n'igihe cyabo bwite, cyangwa se yewe ngo igaruke ku ruhare rw'abaryamana bahuje igitsina. Uko ushobora gukoresha iri hame mu rukundo rwawe. Nubwo iyi teori idafite ubusobanuro bukomeye mu bijyanye n'ubumenyi bw'imitekerereze, ishobora kukwibutsa ko igihe nacyo gishobora kugira uruhare mu rukundo. Ubundi buryo bwo kuyifashisha ni ugusuzuma impamvu twiyemeza cyangwa dufata icyemezo mu rukundo. Ese urimo kwiyemeza kubana n'umuntu kubera ko ari we ubishaka, cyangwa nuko wumva igihe cyawe cyo gushaka cyageze? Ese ushaka umubano w'igihe kirekire, cyangwa se urashaka umuntu mugirana urukundo ruganisha ku gushinga urugo? Inama ku bashaka kugira umubano mwiza. Inama ya mbere, menya ibyo wifuza by'ukuri. Ntugafate icyemezo cyo kujya mu mubano kuko wumva igihe cyageze, ahubwo menya niba koko uwo muntu ari uwo wifuza. Inama ya kabiri, irinda igitutu cy'abandi. Ibitekerezo by'inshuti n'umuryango bishobora kugira ingaruka ku cyemezo cy'umuntu, ariko umubano ni wowe wubamo. Inama ya gatatu, menya niba koko uwo muri kumwe ari uwo ukwiriye. Niba ubona ibintu byose bihuye kandi uwo muri kumwe akuzuza ibyo wifuza mu mubano, bishobora kuba igihe cya nyacyo cyo gufata icyemezo. Inama ya kane, tega amatwi amarangamutima yawe. Uburyo wumva uri kumwe n'umukunzi wawe nibwo bufasha gutanga icyemezo cyiza. Ihame rya taxi rishobora kuba igitekerezo gishingiye kuri sinema aho ryakomotse, nk'uko bigaragara muri filime Sex and the City, ariko ntiryakagombye gufatwa nk'ukuri ku mibanire y'abantu. Urukundo rufashwe neza rushingiye ku guhitamo neza, kumvikana no kugira intego zihamye mu mubano, aho kuba ku cyemezo gifashwe n'igihe gusa. Iki ni ikiganiro Ruganze. Niba wagikunze kora like, kora kandi subscribe niba utari wayikora, kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Dusangiza abandi kugira ngo twaguke. Ndakwibutsa kandi ko tubahoza n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire ubaye wifuza kuvugana nazo, therapists. Ikiganiro Ruganze kinakagaruka, naho njye nk'ibisanzwe Nduwineza Miss Ruganze Poetess. Ndabashimiye cyane, naho ubutaha mu kindi kiganiro.